tubaye ikaze nanone kuri day to day media. Harashize iminsi tudakora, gusa uyu munsi twagarutse na episode ya gatatu, red flag green flag. Uyu munsi nabazaniye isimbi bimeze bite? Bimeze neza cyane. Suhuza abantu badukurikiye kuri day to day media. Hello guys, mumeze bon? Twizera ko mwese mumeze neza nk'ukuntu natwe tumeze neza. Yes, amazina yanjye Serge, nitwa Isimbi. Okay, Isimbi rero tugiye kwikorera banza ubereke aka red n'aka green flag basanzwe badukurikiranye n'ama episode yo hejuru abatarayareba bayarebe. Iyi ni episode ya gatatu na Isimbi twihuta, sibyo? Utekereza ko urukundo ari cyo kintu cya mbere gihagije kuri relationship? Urukundo? Oya pe. Den bereke kari red nyine. Okay, ubwo nzajya nkoresha niba bidahagije ubwo ni gutya. Yes, ntago biri enough. Kubera iki? Kubera ko norese subyumva urukundo rwe rwonyine se nyine urumva rwabafasha iki? Rwonyine. Okay, ngaho itutubwira ibindi bintu bibitekereza kugira ngo relationship ibe healthy, ibe yuzuye kuri wowe. Ibe byuzuye. Ariko se uzi kugira nyine urumva urukundo rube rwiza nyine ibintu biba bimeze neza. Ariko urukundo rwa ruhagije ubwo nabyishe. Ubwo ni brain kubera ko nyine ku rukundo Yesu urahagije. Impamvu nenge gutanga n'ubundi zaba zishingiye ku rukundo. Oya, reka nk'urugero kugira nkorohereze. Hari abavuga ati urukundo rwiyongeramo amafaranga, rwiyongeramo iki. Oya, icyo nenge kuvuga uzise ko ushobora gukundana n'umuntu sibyo afite amafaranga ariko n'ubundi agukunda yaguhereza sibyo, yaguhereza nyine. Rero urukundo rwaba ruhagije. Yes, mu gihe ari amafaranga rwa ruhagije. Ni green flag. Okay, zamura nyine birangiye wisubiyeho. Nisubiyeho. Okay. Ujya wumva abantu bitana ngo ni aba soulmates. Do you believe in soulmates? Ubwo niba ari yego green, niba ari oya red. Yes, I do believe yuko bibaho. Okay, nawe ugira soulmate? Shange ntago ndabona ariko nyine ndabyizera bibaho. Okay, ikindi kibazo wahitamo kuguma muri relationship iri toxic ubwo itameze neza kugira ngo udatakaza uwo muntu. Ntamutakaza? Kubera iki? Nibaza nyine bidahwitse tayari babyarangiye nase urumva umuntu oyasha ubwo wabutikunda. Jewe umuntu mbona like uguma muri relation ariko na iri toxic kandi no kugira umuntu nago mwakundanya ari toxic gutyo. Rero kubikora gutyo ashobora kuba ashaka yuko nyine mu breaking up akabura ukuntu yakubwira wenda akayicisha muri ubwo buryo. Ngiye kuri njyewe rero iyo hajemo ibyo bintu nekereza nyine ko wenda nyine wa losing interest kandi ni ibintu bibaho. Rero njyewe I just move on bitaraba bibi cyane. Okay. Ikibazo gikurikiye. Wakwemera ko ari wowe uri mu makosa kugira ngo amakimbirane arangire na partner wawe? Nta kosa nakoze. Uzi nshobora kubikora inshuro imwe ku yindi nshuro ubwo banza tubwira ati niba ari yego oya. Ntago ndi mukosa. Ntari mu bivuze ngo ntago wabyemera. It's a red flag. Kubera iki? Umuntu avuga ati reka nshe bugufi mbyemere kugira ngo oya. Uzi se impamvu ntabyemera wenda bishobora kuba inshuro ya mbere ukavuga nyine reka njyewe nkaminge down ndebe uko ibintu bimeze ariko bibaye inshuro nyinshi ntago nyine byakunda. No senda gusaba imbabazi nta kintu nakoze. Happy. Okay, it's a red flag. Okay, ikindi kibazo bandoringa kubwirwa oya.
guhandoringa nyine wowe uhandoringa cyangwa wakira kubwirwa hoya oya nka gute wenda usaba nagiye gusaba akazi hariho hose muri domaine iyo ari yo yose kubwirwa oya yes ndabyemera nese ko ari amahitamo y'umuntu kuba yakubwira yego cyangwa oya rero njye ndabyemera ko byose bibaho okay birakorohera kuvuga ku bijyanye n'amarangamutima yawe byoroshye nanjye we ntabwo binyorohera biragora ubwo ni red simbi waje kubera iki uzi impamvu ntago nyine ntago like abantu bose ntago bakira ibintu kimwe rero dushobora guhuza natangira kukubwira ibintu byanjye marange wenda ushobora kubona akavuga uyu mukobwa simbizi ibintu bye nyine simbizi ara overreactinga simbizi rero njyewe ntago biba byoroshye like kuba twahuza ngo mpite mubwira nyine my emotions bigoye okay fata utuntu iki kibazo cyo ugomba kwita usubiza wiruka utekereza ko gusubiza ikintu cyangwa gukemura ikibazo uceceka wenda nk'amakimbirane kuyakemura uceceka nabwo ari uburyo bwo kuyakemura kuri wowe uratubwira niba ubyemera cyangwa njyewe ndabyemera guceceka impamvu nemera guceceka sibyo like iyo mwese mwarakaye sibyo nyine hagati y'uwo muntu mwakoranye nyine amakosa iyo mwese mwarakaye ntabwo mutekereza neza sibyo nyine ureba ku ruhande rwawe sibyo nta nubwo ushaka kumva iby'undi uko yaza ameze kose ibyo yakubwira byose ntabwo ubishaka kubyumva nyine we wiyumvaho rero njyewe numva ko guceceka ari uburyo nyine bwiza kuri njyewe nkatuza twazamara gutuza twese twazabiganiraho neza ariko ako kanya njyewe mitanuza isi utekereza ko kubeshya ari sawa cyangwa wabeshya umuntu kugira ngo utume amera neza namubeshya akamera neza bitewe nyine n'impamvu iyo ariyo dusobanuye ntacyo reka mbwira sibyo hari ukuntu ubona nyine yes ukuri ni kwiza sibyo ariko iyo kubaye kwinshi kuba kubi ahubwo byaterwa uwo muntu umubeshye mu kintu kimeze gute nyine ntabwo nabeshya umuntu ikintu namubeshya ni uko mukunda kandi ubona nyine uri seriye ntabwo nakubeshya ibyo bintu pe sinakubeshya ariko hari nk'ibindi naza nkubeshya nyine kugira umere neza kubw'umutuzo wawe nanjye iwanjye bivuze ngo wabeshya umuntu kugira ngo amere neza yego ariko bitewe n'impamvu iyo ariyo nta kibazo kabisa umuntu muri relationship agusabye ko mubigira private ntihagire abantu babimenye ni red flag cyangwa none se kubigira prive gute like nk'inshuti ziwe ziri close ntizibimenye n'izanjye ntabwo uzi umuntu akavuga ati ibintu bigume hagati yacu umva sha that's red flag ntabwo byakunda simbi kubera iki uzi impamvu bitakunda none se umuntu ntabwo yaba ari proud yawe kubwira ngo bibe ibanga ryanjye nawe ntabwo byaba ari ibanga oya isimba hari abantu bakunda akavuga ati ni ibintu biri hagati yacu gusa tubigire prive ntihagire abandi ubwo nawe umeze uko mubigire prive nyine n'ibyanjye nawe gusa oya njyewe rero ibyo by'ibyanjye nawe gusa ntekereza ntabwo nkunda ntabwo uri proud yanjye uba ufite nk'abandi nkasa ubwo ubwira gutyo nyine ibyo ni ibyanjye nawe gusa rero ntabwo ngiye byakunda ntabwo abadukurikiye babyumvishe we ko ari red flag ese ikindi kibazo ese umuntu ukubwira ngo
partner wawe cyane umuntu mukundana akakubwira ngo ahanga ibi ni ibintu utagomba kurengaho, agashyiraho boundaries mu rukundo, akazigushyiriraho ati ibintu ukabikore ujye ubikora muri make nyine agashyiraho ama boundaries. Ese umuntu ni red flag cyane green flag? like agira utuntu tumeze ukuntu tw'amategeko. Okay, simple as that. Nenge gushyiraho green but it's red. Nakunda umuntu kwiyobora se. Oya nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari ukunda umuntu unyobora, ariko nyine reka uwo muntu ngiye nakumva yuko nabwisanzure bwa buhari, kandi ngiye nkunda ahantu nyine numva ndi free nawe kumva ari free, nyine simbangamirwe nawe ntabangamirwe. Ariko imvura ukumva ndakubwira sinkunda abantu bambara gutya, sinkunda udusuko tumeze gutyo, nyine ukumva like ari gushira utuntu twinshi manjye rero biragorana. Tinuza ujya kwambara ujye wambara gutya, kandi nyine umuntu yambara bitewe n'aho ugiye cyane ibyo uri kumva bikubereye. Okay. Niyo mpamvu rero bigoranye. Okay, partner utizera mu gusaba imbabazi mbere cyangwa gufata iya mbere ngo ace bugufi mu gihe yakoze ikosa. That's red. Kuki utaca bugufi ahubwo ngo ari wo ubanza gukemura ibibazo? Hari abantu bafite nyine ola ya danje akavuga ati kubera iki nasaba imbabazi? Nyine uko urumva nanjye nize njyewe cyabikoze, njyewe nakoze ikosa sibyo, nasaba imbabazi pe, ariko mu gihe nta kosa nakoze ntabwo nagusaba imbabazi. Use nandi gusaba imbabazi ziki zuko nakoze, zuko natumye ukora amakosa? Aho ngaho nta mbabazi zaba zihari. Okay. Partner wirukanka mu gihe ibintu bikomeye agahunga. Hari abantu batinya ibibazo, niba hajemo ibintu by'ibibazo akavuga ati ahangaha mbaye nirutse ndahunze. Ibyo ariko ni ibintu byumvikana. Gusa bari guhunga ajye kureba undi wamuhandoringa neza. Yego hari abantu nyine batinya ibibazo cyangwa ibihe bigoye. None se ibihe byiza urumva, ibihe byiza bibaho n'ibibi bibaho, rero byose tuba tugomba kwibanaho. Ariko iyo wirutse nyine bigaragaza yuko buriya nyine ntago uri stable mu bintu urimo. Ntago uri stable kuko ibibi n'ibyiza byose biraza, kandi byose muba mugomba kugumana mukabihandurengana nyine byose. Ese utekereza ko urukundo igihe cyose ruba rugomba kuba ari 50-50 ku mpande zombi? Most of the time nyine ni uburyo biba bimeze, ariko mu gihe wenda nkundana n'umuhungu w'umukire nta mafaranga mfite, nyine wowe 50-50 nyine twakora 50-50 mu buryo mvuze igihe cyose. Mu gihe cyose tekereza ko igihe cyose ibigomba kuba ari 50-50 nyine exactly. Ngo niba utabyemera uko nashizeho green ubundi nashizeho green niko biba bimeze. Uvuze ngo urabyemera ko yes muba mugomba. Okay. Wajya muri therapy cyangwa ukajya ahantu bakakuganiriza kugira ngo usaving relationship yanyu? None se that's red. Nyamva rero nkubwira nago kubera ko none se njye ndumva bitansa ibyo ngibyo. Niba umuntu muri kunanirwa kumvikana, ubwo nujya muri ibyo by'amatherapy n'andi bizazo uri kwinginga cyane, kandi niba umuntu agushaka ntago biri busabe kwingingana, sibyo? Munyine reka you meant to me nanjye I meant to you, nose urumva twa turi kwiruha mu biki? Ni ibintu biri simple easy birikora, rero ntago nyine nabikora. Wakongera ugaha amahirwe umuntu mwatandukanye
twamahirwe umuntu mwatandukanye aho bita ba expired kubera iki se kubera oya iki none se ko biba byararangiye ibyatumye dushwana ntabwo byagaruka ntabwo rero byakunda ko twongera gusubira nyine wenda twaba inshuti tukaganira bisanzwe ariko ibyo gukundana love no okay noneho fata ayo ya urumva mutuku n'icyatsi ndakubwira ibintu bibiri kimwe uragishyira ku ruhande rw'icyatsi ikindi gishyira ku ruhande rw'umutuku okay kuri wowe ni iki cyakangiza relationship yawe vuba hagati yo kukubeshya na hagati yo kuguca inyuma ubwo kumbeshya none se ndashiraho green na red good cyangwa ndashiraho umutuku nyine wowe ni impande ebyiri ubwo uravuga ati icyakica relationship yanjye vuba icyayica vuba harya ubwo urambwiye kubeshya na cheating uzi njyewe rero kumbeshya ubwo kumbeshya ni hano cheating nabishira hano kumbeshya urumva kumbeshya kubera iki kubeshya mbambwire njye impamvu rero kumbeshya kagufatire noneho mike kugira babyumve fresh umva impamvu njyewe nashiraho nyine like umutuku red nyine ku muntu mbeshya nyine umuntu nakubeshya none se umuntu like muba muri relation ntago mubeshyanya niba mutabeshyanya ndumva no gucitinga ntago byazamo sinzi like niba uri kubyumva neza none se umuntu nyine mubwizanya ukuri azi byose nawe uzi byose uzi byose kuri we nyine ibintu byose byanyuma mubiziranyeho rero ndumva iyo hajemo kubeshya no gucitinga biba byajemo n'ibindi byinshi bivuze ngo kubeshya nibyo birenze nibyo byakangiza relationship yawe vuba cyane yego okay ikibazo cya nyuma tunasoza ese ubushuti bwawe n'umuntu wenda ni inshuti yawe magara best friend bwakangirika kugira ngo usavinge relationship yawe ntago bwakwangirika kubera iki bivuze ngo izi mpamvu bitakwangirika bivuze ngo wagumana n'inshuti yawe yes nagumana n'inshuti yanjye ko njyewe inshuti yanjye nyine kugira ngo uhite inshuti ni uko nyine ni ibintu biba birenze yes suzi nyine inshuti n'umuntu muziranye bisanzwe rero inshuti kuri njyewe ni ikintu kiba kirenze rero na ruzinga relation yanjye kuri friendship yari episode ya gatatu red flag green flag twari dufite isimbi isi thank you kuza wakoze nawe kunumira isimbi twamaje ibintu byinshi ariko byose yagiye ababwira nyine abasubiza fresh thank you namwe mushaka kuza hano kuri day to day media nawe tukakwakira muri red flag green flag ni agasegment kanyuraho na rimwe mu cyumweru watwandikira yaba kuri iyo nimero tuba twapininze hasi cyangwa mutwandikira ku ma social media handles yacu murakaza neza kuri day to day thank you